بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha byuzuye ko bisakara ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'abazagera ikirenge mu cyayo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Aha niho dukomereje n'isomo ryacu rya 27 mu gusobanura igitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho umwanditsi rahimahullah yahereye atubwira ibijyanye n'amasengesho. Ahangaha nyuma yo kutubwira uko isengesho rikorwa n'uburyo riyoborwamo no kurangiza uwo muryango w'amasengesho n'uburyo akorwamo, yinjira mu wundi muryango cyangwa se mu yindi miryango, ariyo amasengesho y'abantu bafite impamvu. Amasengesho y'abantu bafite impamvu ni amasengesho adakorwa mu buryo isengesho twabonye rikorwamo, ahubwo agira ubundi buryo bw'umwihariko bushobora guhinduka bitewe n'ibihe barimo n'impamvu zabo. Uwo muryango ni umuryango ugaragaza ko Uwisilamu butigeze bugira icyo bwibagirwa, nubwo bwategetse umuntu gukora ikintu ariko buzi ko uwo muntu hari ibindi ashobora guhura nabyo mu bizazane cyangwa se muri gahunda ze bwite. Aha bigakenera ko ubwo Uwisilamu mworohera kugira ngo abashe kubwubahiriza, yaba atuye cyangwa se ari ku rugendo, yaba arwaye cyangwa se ari muzima, yaba aremerewe cyangwa se yorohewe. Ahangaha niho umwanditsi rahimahullah ahera kuri umuryango yise ngo babu salatul marid, ati umuryango w'isengesho ry'umurwayi. Uburwayi buri mu bice bibiri: hari uburwayi bw'umutima cyangwa se uburwayi bwo mu mutima, uburwayi budafatika, hari n'uburwayi bufatika. Uburwayi budafatika ni nk'uburwayi bw'imico n'imyifatire n'ibindi bitandukanye biba biri mu muntu muri we ariko ntibigire icyo byangiza ku mubiri we ugaragara. Naho uburwayi bufatika ni bwa burwayi bugira ingaruka ku mubiri ugaragara, nko kuba yarwara malariya cyangwa se imvune, cyangwa akaba yarwara indi ndwara iyo ari yo yose ica umubiri intege, cyangwa ukayitera irindi mpinduka ariko ifatika imugora rimwe na rimwe kugira ibyo yubahiriza. Ubu burwayi bwa kabiri nibwo burwayi bugambirwa iyo tuvuze ngo isengesho ry'umurwayi. Isengesho ry'umurwayi ni wa murwayi ufite uburwayi bumugora kugira ngo akore amasengesho nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yatwigishije mu ijambo rye ngo musenge nk'uko mwambonye nsenga. Umwanditsi rahimahullah aravuga atangira uyu muryango, aravuga ati wal maridu idha kana qiyamun yazidu fi maradihi. Aravuga ati naho umurwayi iyo uburwayi bwongera mu burwayi bwe, aravuga ngo salla jalisan, asenga yicaye. Uburwayi abushyizeho kondisiyo, iyo kondisiyo niyo kuba ubwo burwayi bwongerwa cyangwa se bwiyongera cyangwa butinda gukira. Bwaba bwiyongera cyangwa butinda gukira cyangwa bubangamira nyirabwo, muri ibyo bice bitatu uyu nguyu muallifu rahimahullah aravuga ngo salla jalisan, asenga yicaye. Hano harimo hadithi ya Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, hadithi yo muri Bukhari, aho avuga ko yararwaye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikamwereka uburyo ari buze gusengamo. Ubu burwayi iyo butinjira muri ibi bintu bitatu, gusenga uhagaze bitari buze kugira icyo byangiza, cyangwa se gusenga nk'uko ugabwe usenga bitari bwongere uburwayi, cyangwa se ngo butinze gukira, cyangwa se ngo bukubangamire, icyo gihe uburwayi ntabwo bwinjira mu burwayi bwo wemerewe guhindura amasengesho yawe. Urugero, umuntu ashobora kuba arwaye nk'ikibyimba ku mugongo. Ikibyimba kitamubuza guhagarara, kitamubuza kunama, kitamubuza kunamuka, no kunama no kunamuka bitari buze kukimena, cyangwa ngo bitinze gukira. Ahangaha icyo gihe uyu nguyu ntabwo uburwayi bwe bwinjira muri bwa burwayi bwemererwa umuntu koroshya mu masengesho ye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo salla jalisan, asenga yicaye. Uyu ni ufite uburwayi butamwemerera guhagarara, ariko ufite uburwayi bumwemerera guhagarara ariko butamwemerera kubama, icyo gihe asenga ahagaze. Yajya agera ku byo kunama no kubama agatanga ibimenyetso. Niba ashoboye guhagarara no kunama ariko adashoboye kubama, arahagarara, yajya no kuri ruku akajya ruku, ariko kubama akaba ari byo asiga. Niba butamwemerera kwicara gusa,
icyo gihe ibindi byose arabikora, agasigaza cya kindi cyo uburwayi bubangamirwamo cyonyine, naho ibisigaye byose abategekwa kubikora kandi akabyubahiriza nk'uko asabwa kubyubahiriza. Ni nk'uko aramutse afite wenda uburwayi bwo mu muhogo, ijwi ridasohoka cyangwa ababara igihe avuze, uyu nguyu icyo gihe n'amasengesho ya cyane ayasenga buhoro, ariko ntago bimuha kwimukira ku kindi kintu ngo nacyo akizirure kandi we ashoboye kugikora, kubera ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo fataqullaha mastata'tum, mujye mutinya Imana uko mushoboye. Ibi rero biri mu bushobozi bwe, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nyagasani ntago ajya ategeka umuntu usibye ibyo ashoboye, n'ibi ngibi biri mu bushobozi bwe. Kubw'iyo mpamvu ntago ashobora gufata ubworohe n'icyo bita rukhsa muri Islam, kandi iyo rukhsa atayikeneye cyangwa atari muri babandi bayigenewe. Ni nk'uko umuntu ashobora kuba hari ibyagenewe abakire kandi atari abakene, atari umukene, ntago yemerewe kubifata. Ni muri urwo rwego. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo fa illam yutiqu fa ala jambi, naramuka adashoboye kwicara, icyo gihe ajya asenga aryamye. Ni ukuvuga ngo ntashoboye guhagarara, ntashoboye no kwicara, ajya asenga aryamye. Aha tugarutse ku kijyanye no gusenga wicaye, inyicaro zo mu isengesho zirazwi. Niyo bavuze kwicara bavuze ukwicara inyicaro mu nyicaro zigize isengesho, ariyo ya nyicaro twabonye ya iftirash na tawarruk. Uko twazisobanuye, iftirash ariyo ya yindi wicarira ikirenge cy'iburyo ugashinga icy'ibumoso, hanyuma ibiganza biri ku bibero. Na iyo ya kabiri tawarruk ariyo ya yindi yo kwicara ikirenge cy'ibumoso kiri munsi y'umurundi w'akaguru k'iburyo, hanyuma ushinze ikirenge cy'iburyo wicaye ikibuno gifashe ku butaka. Ubu ni bwo buryo bubiri bwo kwicara mu isengesho. Ariko uramutse ubu buryo nabwo utabushoboye, ushoboye ubundi buryo bworoshye, icyo gihe ahangaha usabwa gukora ibyo ushoboye, ntago utegekwa kwicara gutyo. Urugero, ushobora kuba ufite imvune mu bujana bw'akaguru, aha ntago utegekwa kugira ngo ukicare cyangwa se ugashinge kandi ariko ariho zingiro ry'uburwayi bwawe. Ikindi nanone nuko iyo bavuze kwicara, ntago umuntu ahita yirukankira kujya kwicara ku ntebe, nk'ibyateye ubu ngubu abantu bumva ko kwicara ahita azana intebe munsi y'itaka akayishyira hariya akajya yicaraho. Uwicara ku ntebe n'udashoboye kwicara inyicaro zo mu isengesho, naho ushoboye kwicara inyicaro zo mu isengesho ntago yemererwa kwicara ku ntebe, ahubwo abasabwa kwicara hasi. Nubwo bamwe bamenye bona ko ntacyo bitwaye, ariko umuntu aramutse abikora yagirwa inama kandi akabwirizwa kandi akanigishwa ikiboneye kurusha ibindi. Aravuga muallif rahimahullah ngo naba adashoboye ajya asenga aryamye. Gusenga uryamye, aha muallif yakoresheje ijambo ala jambi, ari naryo jambo ryakoreshejwe muri hadithi ya Imran ibn Husayn, kuryamira urubavu ruryamirwa n'urubavu rw'iburyo umuntu yerekeye qibla. Iyo bidashobotse aryamira urubavu rw'ibumoso, icyo gihe abateye umugongo qibla. Byaba bidashobotse akaba yaryama agaramye nk'uko muallif rahimahullah ari buze kubidusobanurira, ariko icyambere kibanze nuko agomba kuryamira iburyo. Yaba atabishoboye akaba ari bwo yimukira ku bindi bijyanye n'ubushobozi bwe mu burwayi afite. Rahimahullah aravuga ngo liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li-Imran ibn Husayn, ati kube dushingiye ku ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabwiye Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn yari arwaye uburwayi bita al-bawasir. Bawasir ni hemorrhoide, uburwayi buboneka mu kibuno, rimwe na rimwe hakaba iyo bwarenze umuntu n'amaraso ashobora gusohoka cyangwa se indi myanda ituruka muri ubwo burwayi. Ubu burwayi nibwo uyu musahaba w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yararwaye, arangije aza kuregera intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anayitakira ko afite icyo kibazo, amubaza ati nkore amasengesho yanjye gute? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iramubwira ati salli qa'iman, senga uhagaze. Bisobanuye ko icyambere umuntu asabwa n'itegeko nuko umuntu asenga ahagaze. Aravuga ngo fa illam tastati fa qa'idan, nuba utabishoboye aba aribwo wicara. Wa illam tastati fa ala jamb, nuramuka utabishoboye kwicara aba aribwo usenga uryamye. Bisobanuye ko izi nzego zigomba kubahirizwa mu bijyanye no kuba umuntu yakurikiza rukhsa cyangwa se yafata ubworohe n'uburenganzira ahabwa mu idini bwo kuba yata cyangwa se akareka bimwe mu bikorwa uko bikorwa mu idini. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fa inshaqqa alayhi fa ala dhahrihi,
ati naramuka adashoboye kuryamisha urubavu rw'iburyo cyangwa se urw'ibumoso ajya aryamisha umugongo, ari nayo mu mico yo kuryama, kabone n'ubwo umuntu yaba atarwaye ko agomba guhera ku rubavu rw'iburyo rwaruha agashyiraho urw'ibumoso, hanyuma akabona gushyiraho umugongo. Ni nk'uko nguko niyo rwaba rutarushye cyangwa atabishoboye, ibyiza nuko ahera kuri iyo mipangire ipangwa n'amategeko y'idini ya Islam. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in ajaza anir ruku'i was sujud aw ma bihima, naramuka adashoboye kubama no kunama kuri ruku no kubama ariko kubama hasi sujud, naba atabishoboye aravuga ngo aw ma bihima, bitangira ikimenyetso kigaragaza ko yunamye cyangwa se yubamye akoresheje ibimenyetso byo kunama no kunamuka no kubama no kubamuka, ariko atagera hasi kubera ko icyo adashoboye ari ukugera hasi. Nk'urugero, umuntu aramutse arwaye nk'amaso cyangwa se igisebe cyangwa ikindi kintu kimubuza kunama nk'umutwe ukabije, uyu nguyu iyo kunama bimutera kwiyongera k'uburwayi cyangwa se n'ububabare bwinshi, uyu asabwa gutanga ibimenyetso byo kunama no kunamuka no kubama no kubamuka. Ibyo abikoresha igihimba cyo hejuru. Iyo igihimba cyo hejuru nacyo kitabishoboye, nk'uwaba afite ikibazo cy'urutirigongo, uyu nguyu akoresha umutwe. Iyo umutwe udashoboye nawo kubikora, icyo gihe akoresha amaso. Naho iyo igihimba kibishoboye, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nkuko tubibona muri hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ubwo yasengeraga ku ipunda yayo cyangwa ku ifarasi yayo cyangwa ku kigenderwaho, intumwa y'Imana yasenze yicayeho, hanyuma ikagitanga ibimenyetso byo kunama no kunamuka. Aravuga ngo hanyuma kubama kwayo yaramanukaga cyane kurusha uko imanuka igihe igiye kubama. Ikimenyetso cyo kubama arika cyane kurusha uko yitse mu gihe cyo gutanga ikimenyetso cyo kunama, nk'uko nyine no kubama biri hasi kurusha kunama. Iyo ari gukoresha ibimenyetso by'amaso, ahangaha byo si ngombwa ko akoresha ubwo buryo bwo kurushaho mu gihe cyo kubama, ariko ari gukoresha nk'umutwe agomba kumanura mu gihe cyo kubama kugeza ku isozero ryaho ashoboye kumanurira, aho ngaho akaba ariho afungira nk'umuntu wubamye. Umwanditsi arakomeza agira ati wa alayhi qada ma fatahu min as-salawati fi ighma'i, ati uyu nguyu asabwa kwishyura amasengesho yamucitse igihe cyose yari muri koma. Iyo umuntu yahwereye yatakaje ubwenge mu gihe cy'uburwayi, uyu muntu afite ibice bibiri. Abamenyi bari mu bice bibiri. Hari abamenyi bagereranya uku guhwera kwe bakabigereranya nko gusinzira, abandi bakabigereranya nko gusara. Ababigereranya nko gusinzira bamutegeka ko yishyura amasengesho, aribo bari kumwe na muallif rahimahullah, umwanditsi Imana imwishimire, muri madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal, ko bagomba kwishyura aya masengesho yabacitse mu gihe bari bahwereye, keretse iyo abaye amasengesho menshi, aha nibwo boroherezwa bakanayababarirwa, ariko yaba ari makeya bakayishyura. Ijambo rya kabiri nuko iyo umuntu yahwereye mu gihe cy'uburwayi agereranywa n'umusazi watakaje ubwenge. Impamvu babigereranya n'ubusazi nuko uyu nguyu utamukangura ngo akanguke, mu gihe waryamye agasinzira we iyo umukanguye arakanguka, ariko uwahwereye uyu ntago akangurwa ngo akanguke. Ni nk'umusazi, ntago wamubwira ngo tuza cyangwa garura ubwenge ngo abugarure. Kubw'iyo mpamvu babigisanisha n'ubusazi, ugasanga kumusanisha n'umusazi aribyo bifite ireme n'imbaraga kurushaho, kubera ko na rimwe mu bindi nuko abamenyi b'ubuganga bamaze kwemeza ko mu gihe cyo guhera no kujya muri koma bigira ingaruka ku bwenge cyangwa bikagira icyo bihindura ku bwenge. Ibyo ni ibyongera gushimangira ko uyu nguyu yagereranywa n'umusazi kurusha uko yagereranywa n'usinziriye, kubera ko umukanguye atakanguka. Ni nk'uko nguko umusazi umubwiye ngo garura ubwenge ntabwo yabugarura. Kubw'iyo mpamvu niba tuvuze ko abo ba kabiri aribo bafite igereranya rifite imbaraga na dalili zifite imbaraga, igisubizo nuko iyo umuntu yahwereye amasengesho yamucitse mu gihe yahwereye ari muri koma, aya ngaya ntago asabwa kuyishyura, aya arayababarirwa. Wallahu ta'ala alam. Kubw'iyo mpamvu umuntu aramutse ahwereye kuri salatu zuhur agahwera mbere yuko adhana itorwa, akicura cyangwa akagarura ubwenge akava muri koma, adhana ya al-asri yatowe, uyu nguyu isengesho rya dhuhuri ntago aritegetswe, ahubwo ategetswe irya al-asri.
ariko aramutse ahwereye nyuma yuko batoye adhana ya dhuhuri, icyo gihe uyu nguyu asabwa kuza kwishyura iri sengesho kubera ko riri mu masengesho ategetswe kubahiriza, kubera ko yatowe cyangwa se ryabaye itegeko mbere yuko impamvu imubuza kuryubahiriza iza. Ni nkuko nguko aramutse ahwereye mbere yuko adhana itorwa, ariko akagarura ubwenge mbere yuko isengesho igihe cyaryo kirangira, icyo gihe nawe abagaruye ubwenge mbere yuko igihe kirangira. Ni nka wa wundi winjiye uwisilamu, iyo abwinjiye igihe cy'isengesho cyavuyemo ntago aritegekwa, ariko iyo abwinjiye igihe cy'isengesho kikirimo, kabone nubwo haba hasigaye ikigereranyo kingana na raka imwe gusa, uyu nguyu aba ategetswe gukora ririya sengesho. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in shaqqa alayhi fi'lu kulli salat fi waqtiha fa'alahu jam'an bayna adh-dhuhr wal 'asr. Aravuga ati iyo uyu muntu adashoboye noneho kuba buri sengesho yarishyira mu gihe cyaryo, mu gihe cye cy'uburwayi, umwanditsi aravuga ati uyu nguyu afatanya amasengesho, agafatanya hagati ya dhuhuri na al-'asri. Gufatanya amasengesho ku murwayi ni imwe mu mpamvu na bumwe mu burenganzira bwemerera umuntu gusenga afatanyije amasengesho igihe afite iyo mpamvu, nkuko tubibona muri hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Imana imwishimire, na hadithi ya Muadh igaragaza ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafatanyije amasengesho. Ariko ku kijyanye n'uburwayi ari nabwo turi kuvugira ahangaha, nuko nta dalili ifite imbaraga igaragaza ko umuntu afatanya amasengesho ku burwayi, bityo bamwe mu bamenyi bakabona ko umurwayi atemererwa gufatanya amasengesho keretse aramutse atinye gucikwa n'isengesho, ariko igihe agifite imbaraga isengesho yemeza ko ritari buze kumucika, uyu nguyu bakabona ko ibyiza ari uko yasenga isengesho mu gihe cyaryo. Ariko aramutse ayafatanyije ntacyo byaba bitwaye, kubera ko byose ari ugukuraho ukubangamirwa no kuremererwa, ariko ashoboye kuyakora mu gihe cyayo byaba ari byo byiza kurushaho, kugira ngo abashe kubahiriza imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impamvu tuvuga ibyo ngibyo nuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yararwaraga, ikanarwara ikaremba cyane, ariko ntago bizwi ko igeze ifatanya amasengesho mu gihe cy'uburwayi, yewe kugeza ubwo mu gihe cye cyayo cya nyuma, mu gihe cy'uburwayi bw'urupfu, rahimahullah wa sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yararwaye iraremba kugeza ubwo yajyaga ihwera, imajije gutawaza, hanyuma ikagarura ubwenge, ikongera igatawaza ikanakaraba, yarangiza ikongera igahwera, yarangiza yagarura ubwenge ikongera igatawaza igakaraba, igasenga buri sengesho mu gihe cyayo. Ibi rero nibigaragaza ko kuba umuntu yasenga isengesho mu gihe cyaryo by'umwihariko ku murwayi byaba ari byiza. Ariko umurwayi yaramutse afite urugero nka operasiyo ari buze kubagwa, hanyuma amasaha ari buze kubagwamo hari buze gucamo amasengesho, uyu ibyiza nuko yakora ari amasengesho mbere yuko igihe cyayo kigera, ariko akubahiriza ya mabwiriza ajyanye no gufatanya amasengesho, ariyo gufatanya hagati ya dhuhuri na al-asri na magharibi na al-isha, akabifatanyiriza kuri kimwe muri bihe byombi byayo masengesho. Ku murwayi nk'uyu nguyu ibyiza nuko afatanya mbere yuko yinjira muri biriya bihe byo kubagwa, ibihe byo kubagwa byageze, mu gihe cya rimwe muri ayo masengesho cyageze. Naho aramutse ari bushobore kubagwa mu kindi gihe kitarimo amasengesho, abamenyi babona ko ibyiza ari uko uyu muganga nawe yamuvura muri icyo gihe, nko kuba yabikora nyuma ya salat al-fajr hari umwanya uhagije, cyangwa se akaba yabikora nyuma ya salat al-isha hari umwanya uhagije. Ariko bibaye ari ibyihutirwa, icyo gihe uyu yemererwa kuba yafatanya amasengesho, hanyuma akinjira muri operasiyo ye nta kibazo afite, mu rwego kandi nanone rwo kurinda idini no kwiyambaza Imana by'umwihariko mu gihe nka kira kiba gikomeye. Umwanditsi akomeza avuga ati wa bayna al-isha'ain fi waqti ihdahuma, ati nanone afatanya hagati ya isha ebyiri ariyo magharibi na al-isha muri kimwe mu bihe byombi. Aha ikibazo cyiza ni ese afatanya ryari, kuri magharibi cyangwa kuri isha? Bigaruka kuri nyiri gufatanya, ni ibyiza ni bimworoheye, kubera ko aya mabwiriza aba yaje kugira ngo yorohereze umuntu, bityo ntago umuntu ategekwa gufatanya ku isengesho rya kabiri cyangwa se irya mbere, ahubwo we areba ibimworoheye, nkuko tubona muri zimwe muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muri hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Imana imwishimire, avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo yakoraga urugendo
mbere yuko dhuhuri yinjira yafatanyirizaga kuri lasiri, yabikora nyuma yuko kuri dhuhuri, yabo yakora urugendo mbere yuko nyuma yuko dhuhuri yinjira agafatanyiriza kuri lasiri. Bisobanuye ko intumwa y'Imana icyo yarebaga ni ikiyoroheye, n'icyoroheye umugenzi cyangwa se wa wundi wese wemerewe kuba yafatanya amasengesho. Bityo aramutse gufatanya amasengesho mu ntangiriro ibyo biri buze kumworohera, ayafatanya mu ntangiriro z'isengesho, yabonye ko kuyafatanya mu gihe cya kabiri ari byo bimworoheye, afatanya mu gihe cy'isengesho rya kabiri. Aravuga gusa rahimahullah ati fa in jama'a fi waqti al-ula, iyo ahisemo gufatanya mu gihe cy'isengesho rya mbere ribanza, no kuvuga kuri maghrib agafatanya maghrib na al-isha, cyangwa kuri dhuhuri agafatanya dhuhuri na al-asri, aravuga ngo ishtarata niyyat al-jam' 'inda fi'lihima, ni ngombwa ko agomba kuba afite umugambi wo gufatanya igihe agiye gukora amasengesho. Bisobanuye ngo niba agiye gufatanya agomba kugira niya yo gufatanya, akayafatanya abishaka. Ariko aramutse asenze raka enye mathalan, urugero asenze raka enye atafite niya yo gufatanya, ntago ziraraka zindi yasenze atagambiriye gusenga isengesho rikurikiyeho, ntago ryitwa isengesho rikurikiyeho, kubera ko intumwa y'Imana ivuga ngo innamal a'malu binniyat, ibikorwa byose bijyana n'umugambi, byakoranywe utakoranye umugambi w'ikintu ntago yitwa ko yagikoze muri Islam. aravuga ati wastimrar al-udhr hatta yashra fi thaniya minhuma. Kondisiyo ya kabiri, iya mbere avuze ko ari ugufata ari ukugira umugambi, iya kabiri nuko impamvu ituma afatanya igomba kugumaho kugeza ubwo yinjira cyangwa se igihe cy'isengesho rya kabiri cyinjira. Urugero, umuntu ashobora kuba afite uburwayi, yarwaye kuri salatu dhuhur, nyuma yo kurwara cyangwa yarwaye mu gitondo akagera kuri salatu dhuhur akirembye, yarangiza agafatanya dhuhuri na al-asri kuri salatu dhuhur, yarangiza kuzifatanya hashira akanya agahembuka, akongera agakomera akagarura imbaraga mbere yuko adhana ya al-asri yinjira. Icyo gihe uyu nguyu uku gufatanya kwe ntago kuri buze kwemerwa, kubera ko igihe cy'isengesho rya kabiri ryinjiye, we impamvu ye yo gufatanya yavuyeho. Bityo iyo umuntu ari bufatanye agomba no kumenya ko impamvu cyangwa se ko isengesho rya kabiri igihe cyaryo kiri buze kwinjira impamvu akiyifite. Aho ni kubijyanye n'uburwayi. Naho kubijyanye n'urugendo nabyo ni gutyo, ariko kubijyanye n'imvura ho ntago ari gutyo, ahubwo ho hagenderwa ku itangiriro ry'isengesho rya kabiri. Ku itangiriro ry'isengesho rya kabiri iyo baritangiye, imvura niba ari imvura bafatanyirijeho igiye kugwa, icyo gihe nibwo byemerwa. Ariko baramutse bavusizeho umugambi wo gusenga dhuhuri na al-asri, n'urugero kubabona ko byemewe gufatanya dhuhuri na al-asri imvura yaguye, agatangira gusenga dhuhuri bashyizeho nayo gusengana na al-asri, hanyuma agatora asalamu imvura igahita ihita, cyangwa imvura igahita bakiri gusenga salatu dhuhur, abangaba ntago babemerewe gufatanya no gushyiraho al-asri, kubera ko batoye asalamu cyangwa se isengesho rya mbere rirangiye, irya kabiri rigiye kuza impamvu yavuyeho. Kubw'iyo mpamvu, niba impamvu yavuyeho, isengesho ryasubiye mu mwanya waryo. Ariko iramutse ihise bakiri mu isala, batora asalamu mbere yuko haca akanya imvura igahita ikagwa, icyo gihe ahangaha bemerewe gufatanya isengesho rya kabiri. Ni nk'uko nguko baramutse batangiye gusenga salatu dhuhur, nta mvura ihari, batora asalamu, agatora asalamu imvura iri ku muryango, ari amahindu, ahangaha aba bemerewe guhita bashyiraho salatu al-asri igihe barangije gusala dhuhuri imvura ikiri kugwa. Ariko haciyemo umwanya, nko kuba bamara gusala salatu dhuhur hagaca nk'iminota 30 nk'amawayiza cyangwa nk'ikindi gikorwa gitandukanye, abangaba imvura iguye ntago bavuga ngo reka duhite dusenga na al-asri, kubera ko twemere kuyifatanya, kubera ko gufatanya amasengesho bifite kondisiyo yuko ayo masengesho agomba gukorerwa hamwe kuri adhana imwe na iqama ebyiri. Bityo iyo haciyemo umwanya mbere yuko impamvu ikurikiyeho iza cyangwa ikaba ivuyeho mu gihe runaka, icyo gihe ntago gufatanya biba bigishobotse cyangwa se biba bikemewe, nk'uko tubibona muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa alla yufarriqa bainahuma illa ka qadri al-wudu. Indi kondisiyo ya gatatu nuko hagati y'amasengesho abiri yombi agiye gufatanywa hatagomba kujyamo umwanya, usibye ko hajyamo umwanya ungana nk'igihe cyo gutawaza gusa, cyangwa se igihe gito cyane, nkuko muri hadith bivuga ko intumwa y'Imana
yakurikiranyaga amasengesho abiri. Muri hadith iravuga ngo walam yusabbih bainahuma, intumwa y'Imana ntikore na adhkari hagati y'isengesho n'isengesho, cyangwa ngo isenge imigereka hagati y'isengesho n'irindi muri ya masengesho abiri agiye gufatanywa. Bityo iyo amasengesho ari bufatanywe nta suna iba inyuma y'irindi sengesho y'isengesho rya mbere, ni nk'uko hatagomba no gucamo umwanya usibye umwanya muto cyane nk'uwo gutawaza cyangwa se kuzirika ingamiya cyangwa wenda guparika imodoka kuri wa wundi urimo gusari cyangwa ugiye gusari, bityo hacamo umwanya muto cyane gusa, hanyuma bagahita bakora irindi sengesho. Nk'uko twabivuze rero, hanyuzemo umwanya munini ntago iri sengesho riba rigikozwe, ahubwo risubira mu mwanya waryo nk'uko twabivuze. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati, nyuma yo kuvuga aho ngaho aravuga ati wa in akhar, naho iyo akereje isengesho i'tubira istimraru al-'udhri ila dukhuli waqti thaniya minhuma, naho iyo avuze ati ndibuze gufatanya ku gihe cy'isengesho rya kabiri, afite uburwayi hagati ya dhuhuri na al-'asri, ageze kuri adhuhuri yumva ararembye, aravuga ati ndibuze kuyifatanya ku gihe cya al-'asri. Ibi bigomba kwemerwa igihe ari buze kuba cyangwa se abona ko iki gihe kiri buze kugera ya mpamvu igihari. Kugira ngo byumvikane neza nuko dutangira urugendo, urugero ku urugendo umuntu aramutse ari mu rugendo avuye Igikongoro aje i Kigali, aha uru rugendo rwe ruri buze gufata amasaha runaka. Niba ageze mu nzira isengesho rya dhuhuri rikinjira, akavuga ati isengesho rya dhuhuri ndibuze kurifatanya n'irya al-asri, nibyo binyoroheye, mu rugo ni Kigali nihatashye. Icyo gihe niba ari bugere i Kigali adhana ya salat al-asri itaratorwa, uyu nguyu ntabwo yemerewe kuza gufatanya, kuko ari bugereyo isengesho rya al-asri ritarajyamo. Kubw'iyo mpamvu arafatanya bibanjije, cyangwa se aze kugenda asenge dhuhuri ayishyure ubusanzwe, ariko abamenye bona ko bitanemewe ko aza kuyikereza, ima abifatanyirize mu gihe cyayo, cyangwa se asenge dhuhuri mu gihe cyayo na al-asri aza kuyisenga mu gihe cyayo, ariko ntago ari buze gufatanya kubera ko ari buze kugera iyo ajya impamvu yarangiye itamwemera gufatanya jamu ta'khir. Jamu y'isengesho rya kabiri nayo igomba kubaho umuntu akiri mu mpamvu. Iyo impamvu rero ivuyemo, isengesho riba ritakaje gufatanywa kwaryo, bityo abagomba kurikora nk'uko isengesho rigomba gukorwa. Umwanditsi akomeza avuga ati wa ayyanwi jam'a fi waqti al-ula, indi kondisiyo ya kabiri kuri wa wundi uri bufatanyirize ku gice cya kabiri. Iya mbere tuvuze ko ari uko isengesho rya kabiri ari buze gufatanyirizaho, niba ari bufatanye kuri al-asri, nuko iyo al-asri igomba kugera impamvu yo gufatanya akiyifite. Kondisiyo ya kabiri nuko agomba kugira umugambi mu gihe isengesho rya mbere ryageraga. Niba ari salatu dhuhuri na al-asri, salatu dhuhuri akavuga ati ndibuze kwifatanyiriza kuri al-asri, uwo mugambi agomba kugera mu gihe salatu dhuhuri yinjiye. Akavuga ati nge ntago nsenga ubu nonangaha, muri we si ngombwa ko abivuga, ariko muri we akaba uwo mugambi ufite ko ntago nsenze ubu ngubu kubera ko ndibuze gusenga kuri salatu al-asri. Ariko niba uwo mugambi wamucitse, nko kuba yari ari ku rugendo cyangwa se ari mu biganiro by'urugendo, bigatuma yibagirwa kuza gushyiraho uwo mugambi, yajya kureba ku isaha agashiduka saa 10 zigeze, uyu nguyu isengesho rya dhuhuri arifata nk'isengesho ryamucitse, kubera ko muri Islam gucikwa n'amasengesho harimo uburyo bubiri, hari ubutatu. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gucika ufite impamvu, aribwo twavuze, ugashyiraho umugambi wo kuza kurisenga, ariyo iryo iringiri turi kuvuga. Uburyo bwa kabiri ni ukugucika ufite impamvu yo kwibagirwa. Iyo wibagiye isengesho, intumwa y'Imana iravuga ngo falyusalliha hina dhakaraha, ajye arisenga igihe azajya ryibukira, wa dhalika kafaratu laha, icyo nicyo kiru cy'isengesho ryibagiranye. Iyo uryibutse uhita urisenga. Hanyuma impamvu ya gatatu cyangwa se uburyo bwa gatatu nuko umuntu ashobora kurireka byo kunangira gusa. Uyu nguyu Nyagasani amuturinde, uyu nguyu afite andi mabwiriza amureba, bamwe babona ko ashobora no kuva no mu Islam kuba yanangira akanga gusenga. Kubw'iyo mpamvu yo atashyize umugambi kuri dhuhuri cyangwa se kuri maghrib yo kuza gufatanya kuri salatu al-isha cyangwa kuri salatu al-asri, uyu nguyu iri sengesho rifatwa nkaho ryamucitse. Iyo agiye gusenga agomba gusenga akishyura isengesho ryamucitse nko kurisenga ryuzuye iyo yavuye mu isengesho mu rugendo, naho iyo akiri mu rugendo aryishyura ari raka ebyiri nkuko muallif rahimahullah ari buze kubitubwira. Arangije aravuga ngo
aravuga muallif rahimahullah aravuga ngo wa an yanwi al-jam' fi waqt al-ula qabla an yadiqa ala fi'liha, agomba gushyiraho niya kuri isengesho rya mbere. Iyo niya kandi agomba kuyishyiraho agifite umwanya uhagije wo kurisenga, ariko aramutse ashyizeho niya habura amasegonda 20 wenda urugero ngo isengesho rivemo, icyo gihe uyu nguyu ntago aba yashyize niya mu gihe cyayo, ahubwo uyu nguyu afatwa nkaho yacitswe nawe n'isengesho, bityo yaryibuka agahita arisenga. aravuga rahimahullah ati wayajuzu al-jam'u lil-musafir alladhi lahu qasr, ati biranemeye ko umuntu afatanya urugendo afatanya ku rugendo rwemerewe kugabanya amasengesho. Urugendo rwemerewe kugabanya amasengesho ni narwo rugendo rwemerewe gufatanyirizamo amasengesho. Urwo rugendo ni urugendo rwa barid enye. Barid enye zihwanye na farsakh enye, izo farsakh enye kabihwanye na mayiri enye. Kubw'iyo mpamvu byose hamwe ni mayiri 48. Abamenyi rahimahumullah bagereranya ku birometero bakabigeza mu birometero 70, hagati ya 70 na 80. Ariko ufatiye kuri 73 cyangwa na 2 byaba ari byiza kurushaho, aho kugira ngo ufatire kuri 70 ifunze. Ibi nibigaragara muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitandukanye, kuko intumwa y'Imana yakoze ingendo zitandukanye. Yavuye i Madina ijya ahatari kure, isohoka mu mujyi iranagaruka, ntiyafatanya amasengesho nko kuri Banu Qurayza cyangwa se kuri Uhud n'ahandi hatandukanye. Intumwa y'Imana yajyagayo ntifatanye amasengesho, ariko iyo yakoraga urugendo rurerure aha nibwo yafatanyaga amasengesho. Nanone kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho avuga ati ntago bikwiye ku mugore w'umwemeramana kazi wemera Imana n'intumwa yayo ko yakora urugendo rw'amanywa n'ijoro atari kumwe n'umuhagararizi we ariwe mahram. Uru rugendo intumwa y'Imana yise amanywa n'ijoro ari narwo rukenera mahram. Ahangaha iyo umuntu ari buze kurukora nirwo rwitwa urugendo mu mategeko y'idini ya Islam. Ibi ni ibiboneka muri hadithi zitandukanye. Ni nkuko nanone Ibn Abbas radiyallahu anhuma yabajijwe gufatanya urugendo ugiye Jumum cyangwa se Wad Fatima, ni agace kari hafi ya Makka, ni nko mu birometero nka 35-40 uvuye ku musigiti wa Makka cyangwa se kuri Baitul Haram. Abajijwe intumwa y'Imana aravuga iti la walakin ila Taifa wa Judda wal Asfan, aravuga ati hoya ahubwo keretse umuntu agiye Jeddah cyangwa agiye Taifa cyangwa agiye Asfan, aba nibo bashobora kugabanya. Icyo gihe Jeddah abamenye nkuko babigaragaza ubu ngubu Jeddah ntabwo ikiri ahagabanywa, kubera ko amazu n'umujyi waragutse mpaka usigaza hagati yawo ibirometero bitemerewe umuntu ko agabanya. Kandi ibirometero cyangwa se ibirometero twavuze nuko bigomba kuba biri hagati y'inzu ya nyuma n'inzu ya mbere ku mujyi ukurikiyeho. Ni ukuvuga ngo hagati y'umujyi n'umujyi hagomba kuba harimo ibyo birometero, ariko ntabwo ari hagati y'umukondo w'umujyi n'umukondo w'umujyi. Iyo winjiye mu mujyi, iyo ukinjira mu mazu afungura umujyi, ahangaha uba winjiyemo, aho niho haherwa habagwa ibirometero. Urugero kugira ngo byumvikane, urugero umuntu aramutse ari nko kujya i Musanze avuye i Kigali, ushobora gusanga ibirometero bibarwa kuva i Musanze ujya i Kigali ari ibirometero wenda i Kigali babaze bahereye kuri rompuwe, ugasanga i Musanze nibyo babaze wenda urugero bahereye ku mukondo w'umujyi mu mujyi hagati. Icyo gihe ntabwo ibi ngibi ari byo rero bibarwa, ahubwo ikibarwa ni ku nzu ya nyuma. Niba inzu ya nyuma turi buvuge ko iri Shyorongi cyangwa se tukavuga ko iri ahandi hariho hose, icyo gihe iyo nzu niyo ubarira ukavuga uti guhera i Shyorongi kugera urugero ku nzu ya mbere itangira umujyi wa Musanze ni hehe, aho ngaho hagati aho niho habarwa hakabarirwa bya birometero. Ariko ntago bahera ku mukondo w'umujyi cyangwa muri centre y'umujyi ngo bajye kubarira no mu yindi centre y'umujyi, kubera ko hari imijyi yagutse ushobora gusanga kuva mu mpera y'umujyi ujya mu mpera yindi, cyangwa se kuva mu mpera y'umujyi ujya mu hagati hashobora kuba hari urugendo rurenze n'ibyo birometero turi kuvuga. Bityo umuntu yari kugenda muri uwo mujyi munini nk'uwo ntabwo yitwa ko agiye ku rugendo, niyo yaba agiye mu mujyi bituranye ariko bifatanye cyangwa hagati yaho hari umwanya mutoya, aha ntabwo byitwa ko agiye ku rugendo. Naam. Umwanditsi rahimahullah niyo mpamvu rero yavuze ati byemewe gufatanya amasengesho ku rugendo rwemeye ko umuntu agabanya amasengesho. Arangije aravuga ngo wayajuzu al-jam'u fil matar bayna al-isha'ayn khasatan, aravuga ati biranemewe gufatanya
ku mpamvu y'imvura ariko ugafatanya hagati ya al-isha ebyiri zonyine. Al-isha ebyiri nk'uko twavuze ni magharibi na al-isha. Ku kijyanye n'imvura, hadithi irimo kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nuko intumwa y'Imana yafatanyije ku gihe cya al-isha gusa. Nta hadithi yindi igaragaza ko intumwa y'Imana yafatanyije dhuhuri na al-asr. Kubw'iyo mpamvu bamwe bamenye bakabona ko ibyiza ari uko umuntu afatanya ku mpamvu y'imvura ari uko agomba gufatanya hagati ya magharibi na al-isha gusa. Zimwe mu mpamvu zituma babona ko ibyo ngibyo byo bikomeye cyane nuko iyo ari nijoro impamvu n'uburemere n'ingorane ziriyongera, nko kuba umuntu ashobora kunyerera no kuba hatagaragara, hakiyongeraho n'iyo mvura cyangwa n'ibyo byondo. Ibyo ngibyo iyo bikomatanye nijoro rimwe na rimwe n'imbeho, ibyo nibyo bituma babona ko gufatanya bikorwa kuri salatul maghrib na al-isha ku kijyanye n'imvura. Naho ikijyanye n'imvura bakabona ko dhuhuri na al-asr zidafatanywa, ariko abandi bakabona ko ntacyo bitwaye kuba wafatanya hagati ya al-asri na dhuhuri habayeho kugwa kw'imvura, bikaba ari nabyo byaba byiza kurushaho. Ariko umuntu ahisemo kudafatanya dhuhuri na al-asri kubw'imvura, uyu yaba ari hafi yo kwegera sunna kurusha wa wundi wafatanyije kuri dhuhuri na al-asri habayeho imvura. Impamvu ayo magambo yombi tuyavuga no kugira ngo iyo nkuko twabivuze, igihe amagambo yombi yafasha umuntu hagati y'abamenyi, nanone gutandukana kwabo bidashingiye ku kintu gikomeye, twavuze ko tuzajya tubivuga kugira ngo umuntu nabona umuntu akoze iki ngiki atibaza ko uyu nguyu atazi idini cyangwa se yatannye n'undi nakora iki ngiki ntihagire uveba mugenzi we kubera ko atakoze nk'ibyo yakoze. Umwanditsi umuryango awusozereza aho ngaho, akurikizaho umuryango wundi yise ngo babu salatul musafir, urugendo cyangwa se isengesho ry'umuntu uri ku rugendo. Uyu muryango rahimahullah ahise awukurikizaho kubera ko uyu muryango ufitanye isano n'ubanjije, no mu mpera z'ubanjije yavuzeho ku kibazo kijyanye n'urugendo, ariko kugira ngo awusobanureho neza kurushaho aravuga ati wa idha kana masafata safarihi, ati igihe uburebure bw'urugendo rwe buzaba bungana na 16 farsakha, na farsakh 16. Farsakha twavuze ko farsakha imwe ihwanye na mayil enye, nkuko twavuze ko bigabanyirizwa muri barid ikaba ihwanye na farsakha enye. Bityo barid enye ni rwo rugendo, barid ihwanye na farsakha enye, farsakha imwe ihwanye nako ihwanye na farsakha enye nibyo, hanyuma iyo farsakha imwe ihwanye na mayili enye. Kubw'iyo mpamvu bihwanye na mayili 48 zigereranywa hafi n'ibirometero 70 kugeza kuri 80 nkuko twabivuze. Umwanditsi wa rahimahullah aravuga ati wahiya safaratun yawmayni qasidaini, aravuga ati iyo niyo urwo ni rwo rugendo rw'iminsi 2 yo kugenda. Iminsi 2 yo kugenda, iyo bivuzwe iminsi 2 yo kugenda ni ukuvuga ngo bo bagendaga ku manywa, ni amanywa abiri, uyu munsi akagenda nijoro bakaruhuka, ejo bakagenda, ejo bundi bakaruhuka. Ari narwo rugendo intumwa y'Imana yavuze ko umugore utinya Imana n'umunsi w'imperuka adakwiye kurukora atari kumwe n'umuhagarariye mu gitsina gabo gishinzwe kumurebera, aricyo twita mahram mu idini ya Islam. Uru rugendo ashobora kurukora muri iyo minsi 2 cyangwa se akarukobatanyiriza ku munsi umwe, akagenda amanywa nijoro, masilata yawmin wa layla, amanywa nijoro. Amanywa nijoro nicyo gihe gifatirwaho cyo ku rugendo. Bityo ahangaha muri iyi hadithi tukaba cyangwa se muri iyi mvugo tukaba turi bwungukemo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ukugena igihe cy'urugendo ushingiye ku burebure bw'aho umuntu agiye. Ikindi cya kabiri ni ukugena uburebure bw'urugendo rwemerwa ko umuntu agabanyaho amasengesho ushingiye ku gihe umuntu ari buze gukoramo urwo rugendo. Urugero, umuntu ashobora kuba agiye ahantu ari kure ariko ari buhakore mu gihe gitoya, nko kuba agiye gukora urugendo rw'indege, arava n'indege urugero i Kigali ajye i Cyangugu, akore urugendo ruri hejuru y'ibirometero 100 ariko abikore mu minota 30 cyangwa se wenda 25. Ese uyu nguyu ni umugenzi cyangwa ntago ari umugenzi? Aha niho ugaruka kubijyanye no kubara ibirometero, ukareba niba koko yakoresheje urugendo, yakoze urugendo rungana bya birometero byemereweho isafari, uyu akaba ari ku rugendo kabone nubwo yabikora mu isegonda rimwe. Igihe cya kabiri ni ukureba igihe.
umuntu ashobora kuba agiye gukora urugendo rw'ahantu hari uburebure butoya, ariko bitewe n'imiterere y'inzira n'uburyo ari bugendemo ugasanga aha hantu hari buze gufata igihe kirenze amasaha 24 ariyo manywa nijoro. Icyo gihe ahantu haramutse urugero hari ibirometero nka 30 cyangwa 40 cyangwa 50 nk'ingendo za gisirikare, urugero harimo kugenda yurira imisozi no kuminuka iyindi no kwinjira mu nyobo no kuzamukamo, biri buze kumufata igihe kingana n'amasaha 24, uyu nguyu nawe ni umugenzi kabone n'ubwo bwa burebure atabugezeho, kubera izo mvugo z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zavuzwe mu bijyanye n'urugendo. Bityo rero ntago tugaruka ku bijyanye n'imvune. Ku kijyanye n'imvune nacyo tukivuzeho gatoya, nuko ubusanzwe urugendo ruba rurimo imvune. Kuba hari abantu bashobora gukora urugendo nta mvune, cyangwa se ibihe bimwe mu bindi bihe bikaza kugaragara ko urugendo rushobora koroha ntaboneke imvune, ibi ntago bikuraho ibwiriza n'uburenganzira Imana iha abantu bwo kugabanya amasengesho. Urugero ni nka kino gihe turimo cyo umuntu ashobora gukora urugendo rw'ibirometero 1000 mu isaha imwe, cyangwa hejuru yaho gato cyangwa se munsi yaho gatoya. Ibi ntago bikuraho ko uyu nguyu ugiye gukora uru rugendo agabanya amasengesho, kandi akaba ashobora no kurya no gukora izindi mpamvu n'ubundi bworohe bwose intumwa Imana yashyize cyangwa se Imana yashyize mu rugendo, kubera ko ibihe bishobora guhinduka. Kandi Uwisilamu ni ubujyanye na buri gihe na buri hantu na buri bantu. Bityo rero ntago amategeko y'Uwisilamu agenda ahinduka bitewe n'igihe runaka, cyangwa ngo ahinduke bitewe n'abantu runaka, cyangwa ngo ahinduke bitewe n'ahantu runaka, ahubwo ni amategeko abereye bose na hose na buri wese. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa kana mubaha. Indi kondisiyo ya gatatu, cyangwa nidushaka tuyite iya kabiri, iya mbere ni uburebure yavuze, cyangwa se igihe cyo gukoramo urwo rugendo. Kondisiyo ya kabiri aravuga ngo wa kana mubahan, ruriya rugendo rukaba ari urugendo rwemewe. Ingendo ni eshatu. Urugendo rwa mbere ni urugendo rw'itegeko, nk'umuntu ugiye gukora hija y'itegeko, cyangwa agiye gukora igikorwa cy'itegeko agomba gukora, nko kujya kugirira neza ababyeyi babiri. Ibi ni iby'itegeko kuri we agomba gukora. Uru rugendo agiyemo narwo ruba itegeko bitewe n'impamvu imujyanye. Iyo impamvu ari itegeko narwo ruhinduka itegeko. Iyo ari sunna nabyo bihinduka sunna, nko kuba umuntu yaba agiye gukora umutambagiro mutagatifu w'inyongera yarangije gukora uw'Isilamu wa mbere w'itegeko, cyangwa se umra, cyangwa akaba agiye nko gufata mu mugongo abitabye abagize ibyago, cyangwa agiye kunga ubuvandimwe n'umuvandimwe runaka, ariko ubuvandimwe bwabo butacitse, icyo gihe gukomeza no gushikamisha ubuvandimwe, ibi ngibi bari sunna. Urugendo rwe narwo ruhinduka sunna. Urugendo rwa gatatu ni safari mubah, urugendo rwemewe rudafite ikibazo. Urugendo rudafite ikibazo rutari itegeko rukaba atari na sunna, ni nk'urugendo rugero rwo kujya nko kwishimisha. Umuntu arakoze ahisemo gufata abe kugira ngo bajye kwishimisha nko ku mazi runaka, cyangwa se mu ishyamba runaka, cyangwa kujya kuruhura umutwe ahantu runaka. Uru rugendo ruremewe muri Islam, si sunna nta nubwo ari itegeko, ariko ruremewe uyu muntu urugendo ariho. Aba batatu, urugendo rw'itegeko, urwa sunna n'urwemewe, aba bose bemerewe kugabanya amasengesho no gukora impamvu cyangwa ubundi burenganzira bwose umuntu ahabwa igihe ari ku rugendo. Ibi bivanamo urugendo rwa kane, ari rwo rugendo rwa haramu, rufatanywa n'urugendo rwa makruhu. Urugendo rwa haramu n'urugendo rwa makruhu. Urwa haramu ni nk'umuntu ufashe urugendo agiye kwiba. N'urugero, iyo umuntu afashe urugendo agiye kwiba ibunaka, uyu nguyu aba ari mu rugendo rwa haramu. Itegeko riba rimusaba muri Islam nuko asubirayo agahagarika naho agahagarikira aho ageze. Bityo iyo akomeje muri runo rugendo ntago ashobora gufata uburenganzira bw'Uwisilamu ngo agire n'ibindi yiyoroherezamo kugira ngo yoroherezwe muri rwa rugendo arimo, mu gihe uru rugendo ategekwa kurureka no kutarujyamo no kuruhagarikira aho ageze. Bityo urwo rugendo rwa haramu cyangwa se rwa mubaha ntago rwinjirayo umuntu afite urugendo nk'urwo ngurwo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati kuri babandi batatu bafite ingendo zemewe, aravuga ati falahu qasru ruba'iyya khassa, ati bafite uburenganzira bwo kugabanya amasengesho afite raka enye bagasenga raka ebyiri. Aravuga ati illa an yatamma bil muqim, keretse aramutse ari buze gusengeshwa n'umuntu utari ku rugendo.
umuntu ageze mu musigiti ari ku rugendo, avuye i Cyangugu arimo arajya i Nyanza n'urugero, ageze i Nyanza bibaye ngombwa ko asenga, yinjiye mu musigiti asengeye inyuma ya imamu, cyangwa se yinjiyemo yakerewe ariko mu bo bari bari kumwe aravuze ati mu bo binjiye mu musigiti ati dusarishe, ubasarishe akaba ari umuntu utari ku rugendo ari busenge raka enye, uyu nguyu nawe arasabwa gusenga raka enye kubera ko atari uri gusengesha. Ariko ari mu gusengesha yasenga ebyiri, hanyuma wa wundi utari ku rugendo agahaguruka akongezaho izindi ebyiri. Uwo aravuga ati bityo rero asenga raka ebyiri. Ariko muri bano badasenga raka ebyiri hari abavamo. Uwa mbere ni uwo nguwo muallif avuze usengeye inyuma y'umuntu uri buze gusenga raka zuzuye. Uwa kabiri aw la yanwi al-qasr, cyangwa se ntashyireho umugambi wo kugabanya amasengesho. Iyo atashyizeho umugambi wo gusenga raka ebyiri, uyu nawe icyo gihe asenga raka enye. Umugambi uboneka ryari? Uboneka igihe agiye gutora takbiratul ihram n'igihe agiye gutangira isengesho. Iyo atangiye gusari Allahu akbar ari mu isengesho, akibuka ko ari ku rugendo kandi yagomba gusenga raka ebyiri, uyu iyo atafashe umugambi mbere agomba kuzuza isengesho rye rya raka enye, kubera ko buri burenganzira agomba kubugirira umugambi mbere yuko atangira. Nayo atagize umugambi bafite n'uwa salatu dhuhur isengwa raka enye, cyetse ashyizeho umugambi uyigabanya ukayigira raka ebyiri nko ari ku rugendo bijyanye n'uburenganzira afite. Aravuga ati aw yansa salata hadirin fayadhkuruha fi safar, cyangwa se aramutse yibagiwe isengesho yagombye gusenga mbere yagomba gusenga mbere yuko akora urugendo, fayadhkuraha fi safar, yarangiza akibuka rya sengesho ari ku rugendo. Urugendo rwe rutangiye kuri magharibi, atangiye magharibi ari mu rugendo, yibuka ko atasenze al-asr kandi salatul asr yabaye mbere yuko urugendo rwe rutangira, mbere yuko yitwa umugenzi. Uyu nguyu rahimahullah aravuga ati uyu nawe asabwa gusenga raka enye kubera ko nizo yari ategetswe mbere yuko atangira urugendo. Arangije aravuga ngo aw salati safari yadhkuraha fil hadar, cyangwa se urugendo yagombaga gukora mu isafari akaza kurwibagirwa kurukora, akarwibuka yarangije kugera iyo ajya. Uyu nguyu yari ari ku rugendo agomba gusara salatul asri, yibagirwa kuyisenga, abyibutse ageze mu rugo. Iyo amajije kubyibuka, uyu nawe agomba gusenga amasengesho anayuzuye. Kubera iki? Uyu nguyu tutamuvuze nk'uwa mbere wibutse isengesho ategetswe raka enye hanyuma uyu akazisenga renye, uyu nguyu we akaba yaryibutse yaritegetswe ari raka ebyiri akaba agiye kuzisenga renye. Impamvu nuko uburenganzira bujyana n'impamvu. Isengesho ryari kugabanywa mu gihe yari kuba yarikoze muri kiriya gihe yari arimo aremerewe, bityo iyo atarikoze muri kiriya gihe yari aremerewe akaza kuryibuka nyuma yuko uburemere bwavuyeho, uyu nguyu agaruka ku cyo twita kuri asli, kuri gakondo y'amategeko y'isengesho ariyo gusenga raka enye, kubera ko iyi mpamvu yagomba gutuma agabanya yavuyeho nk'uko twabivuze ku bijyanye no kuba umuntu yakereza amasengesho. Umwanditsi rero aravuga ati fa alayhi ihtimam, uyu nguyu agomba kuzuza amasengesho. Arangije aravuga ngo umwanditsi arongera aravuga ati walil musafir an yutimma wal qasru afdal, umugenzi yemerewe kuba yakuzuza amasengesho, ariko iyo ayagakase akayagira raka nkeya nibyo byiza, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuga iti inna Allah yuhibbu an ta'tu rukhasahu kama yuhibbu an ta'tu awamirahu, nyagasani akunda ko mufata izo zawadi yabahaye n'ubwo bworohe yabahaye mu idini yanyu, nk'uko nanone akunda ko mwubahiriza amabwiriza yabahaye. Iyo zawadi rero nta mpamvu yo kuyisubiza inyuma, niyo mpano umuntu aba agomba kuyifata kandi akayibyaza umusaruro. Arangije aravuga ngo waman nawal iqama akthara min 21 salah, na wa wundi uzagambira gutura cyangwa se kugera ahantu ngahicare igihe kirenze amasengesho 21 atamma, asabwa kuzuza no gukora amasengesho yose yujuje. Aha ni masala y'umuntu ni ryari urugendo rurangira. Urugendo muri Islam inda jumhur ulama abamenyi bemeranya ko urugendo rurangira igihe umuntu agize umugambi wo gutura ahantu iminsi irenze 4. Iyo umuntu ari buture ahantu iminsi irenze 4, uyu nguyu iyo yafashe uyu mugambi icyo gihe urugendo rwe rwarangiye. Nk'umuntu aramutse avuye mu gihugu runaka akagera mu gihugu runaka afite gahunda y'iki gihugu kimaramo iminsi 7 n'uyu mujyi,
kumaramo iminsi 7 atarakora urundi burebure bungana n'urugendo, uyu nguyu aba yabaye waho ngaho na nutuye, ntago yongera kwitwa ko ari ku rugendo. Ariko aramutse agambiriye kuhamara iminsi 3 hanyuma agakomeza urugendo rwe, uyu nguyu ari ku rugendo. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ni umuntu utazi igihe azamara aho agiye. Umuntu aje mu Rwanda n'urugero, avuye mu Bugande aje gucuruza ibicuruzwa bye, nibirangira ari buhita agenda. Baramutse babiranguye uyu munsi byose bakabirangiza, yahita agenda. Baramutse babiranguye mu minsi 2 yahita agenda. Baramutse babiranguye mu cyumweru yamara icyumweru. Baramutse bizamara amezi 3 yamara amezi 3. Uyu nguyu utazi igihe azagendera, iyo atarashyira mu mugambi ko agiye kwicara ahangahe igihe kirenze iminsi 4, uyu nguyu aba akiri umugenzi mu gihe cyaricyo cyose. Nkuko tubona muri hadith ya Ibn Umar radiyallahu anhu, aho yabajijwe ku muntu aravuga ati ese ntimwamenye ko ntago mwamenye amakuru yuko twamaze Azerbaijan igihe kingana n'amezi 6 tugabanya amasengesho. Azerbaijan niho bari mu gihe cyo gufungura no kwagura ku Bisilamu, baza gufatwa n'urubura rurabagota ntibabasha kugenda, bityo bamaze aho ngaho amezi 6 basenga amasengesho bayaca ibice nk'abantu bari ku rugendo. Impamvu nta yindi nuko urubura ntibari bazi ngo rurahava ryari, niyo bucya izuba rikaka urubura rugashonga bari guhita bakomeza inzira yabo. Ni nkuko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamaze iminsi 20 cyangwa 19 cyangwa 18 ku rugamba rwa Tabuk, imara iyo minsi yose irimo igabanya amasengesho, kubera ko yari itegereje abaromani ko baza, kuko bari batanze itegeko cyangwa se batanze bamenyesheje intumwa y'Imana ko bazahahurira bakaharwanira. Intumwa y'Imana iza yitabiriye iyo ntambara yabo, ihageze ihamara iminsi 20 bataraza. Nyuma ku munsi wa 20 nibwo intumwa y'Imana yamenye ko batakije, imenya ko batinye, bityo ifata urugendo irakata isubirayo. Bityo rero nk'intumwa y'Imana hano yari itegereje aba baromani, ntabwo yari izi ngo baraza ryari. Iyo baza uwo munsi urugamba rukarangira bwari gucya bagenda, iyo batinda bari gutinda. Ni nkuko nguko rero batinze, bityo iyo umuntu atazi igihe aramara ahantu, icyo gihe uyu nguyu abakiri ku rugendo, afatwa nk'umugenzi, kabone nubwo yahamara imyaka 5, ariko igihe icyo ari cyo cyose ari tayari kandi yiteguye ko urugendo igihe ruri buzira ahita agenda, bityo uyu nguyu aba akiri ku rugendo. Ariko nk'umunyeshuri ugiye kwiga ahantu, cyangwa se umuntu uje gukora ahantu mu gace runaka, azi neza ko aka kazi ke kazamara wenda ukwezi, cyangwa se amahugurwa azamara icyumweru, cyangwa azamara amezi angahe, uyu nguyu iyo azi igihe ko kizarenga iminsi 4, ashobora kuba atazi igihe by'umwihariko, ariko azi neza ko kizarenga iminsi 4, uyu nguyu aba atuye asabwa kuzuza amasengesho ye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa illam yajma ala dhalika qasara abada, iyo atazi nyine igihe azamara, uyu arangiza cyangwa se agabanya amasengesho ye igihe cyose azamara. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadufungurira ubumenyi bwe, kandi akaduha no gusobanukirwa amabwiriza n'amategeko y'idini ya Islam, kandi no kuyashyira mu bikorwa, kubahitse kandi tunubahisha aya mategeko, kubera ko ariyo mategeko abereye isi akabera n'abatuye isi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Niyitanga Jamidu. يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم، لا أحصي الشكر بإفصاحي، والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي، والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح، لخديجة بنت الصلاح.